Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Gukora cyane biruta kwiringira impano karemano. Ni kenshi wumva mu bantu imvugo ngo kanaka agira ishabaye, icyo akozeho cyose kiramuhira. Bityo bamwe mu migirire yuje kwibeshya bakarera amaboko bibwira kuko bizagenda kose nzatera imbere, nzamera neza. Nyamara ku rundi ruhande byagaragaye ko gukora cyane ari ryo shingiro ryo kugera ku ntego. Yego n'amahirwe n'impano bikagira uruhare rwabyo, ariko ubusanzwe Imana ifasha uwifashije. Uzagira impano karemano ariko mu guhaguruka ugakora niho ya mpano izagaragarira. Reka dusuzume ingingo zemeza gutya ko a gukora cyane biruta kuba ufite impano karemano runaka, kandi ko b gukora cyane aribyo bizakugeza mu bihe byo kuba umuntu uhora acigatiye intsinzi, bikakugumisha hejuru ku gasongero mu byiciro bimaranirwa ahaganje ibyamamare n'intwari. Impano ni ubushobozi karemano cyangwa se ubumenyi bushingiye kuri ubwo bushobozi bwo gukora ibikorwa runaka. Igihe rero wifitemo impano runaka nko guconga ruhago, gucuranga, ubugeni n'izindi, izagutera ingabo mu bitugu mu gihe werekeje amaboko ku bikorwa bikenera ubushobozi. Yego, ariko bikanakenera urugero runaka rw'impano nk'iyo. Mu yandi magambo, ufite ubumenyi runaka cyangwa impano ariko ukeneye ibikoresho, bwa bushake bugusunika, bwa bushobozi bwo gukora cyane, aha hakaba ari naho abantu batandukanira. Ubushakashatsi bwakozwe na Andrew Duckworth bwanzuye ko gukora cyane no kudatezuka ari imigirire izakugeza ku ntsinzi kurenza uko impano yabigufashamo. Madame Duckworth yagaragaje ko abantu barangwa no kudatezuka mu ntambwe zibaganisha ku ntego zabo z'igihe kirambye aribo bafite amahirwe yo kugera kuri izo ntego kurenza abantu bafite impano ariko batifitemo kakanyabugabo kabatera guhatana. Byumvikana ko mu gihe cyose waba ufite impano runaka ariko ntubashe kumenya uburyo bwo kwigenzuramo no kwimenya aho ufite intege nke, kuyibyaza umusaruro ku rugero rushoboka ntibizagushobokerera. Aha rero niho hagaragarira uruhare rwo gukora cyane. Gukora cyane igihe byunganiye impano wifitemo ndetse n'ubushobozi bwo gushyira mu gaciro bizaguha gucigatira intsinzi ku rugero benshi batazigera bakozaho imitwe y'intoki. Ariko kandi impano yonyine ntishobora kubikugezaho. Ugomba gutyaza impano ikurimo ukoresheje gukora cyane, kwitoza, kwihugura no gushyira mu bikorwa utizigamye. Nudahaguruka ngo ushake ubumenyi, wihugura ugamije gutyaza impano ikurimo, ubwo bushobozi karemano bukurimo ntibuzigera bumurika. Gukora cyane bizakuzamura mu ntebe y'abahorana intsinzi bikugumishaho. Impano ikenera amavuta, gukora cyane, kugira ngo imurike kandi irusheho gutyara. Ubushakashatsi bwakorewe ku banyeshuri maze bugatangazwa mu gitangazamakuru Intelligence bwemeje ko abanyeshuri bakorana umuhate kandi babishyizeho umutima aribo batsinda amasomo neza kurenza bagenzi babo bafite ubuhanga karemano ariko badafite iyo mico mu migirire yabo. Imana iguha guhagurukana intambwe kurenza abatayifite, ariko cyagiye wiraye ugahagarika gutyaza iyo mpano ukareka gukora cyane bizarangira wibuze. Dufashe urugero rw'ibyamamare mu mikino itandukanye, ubugeni n'ubuhanzi, ntabwo igihe batsindiye igikombe bagira batya ngo bicare badamarare, ngo bibwire bati dufite ikamba twagezeyo. Oya, ahubwo bakataza mu myitozo n'ibikorwa bagakomeza kwiga kugira ngo bagumane ubushobozi bwo guhatana mu ruhando rwa benshi baba binjira mu kibuga. Reba Michael Jordan cyangwa Tom Brady, abo bagabo ni urugero rwiza rw'abantu bageze ku ntsinzi, ariko ni nacyo gihe bakajije imyitozo bakarishya ubumenyi. Ushobora kuba ufite impano n'ubushobozi bwihariye ariko ukenera kubikoresha. Ntabwo uziyicarira ngo utuze ngo wumve ko ibintu bizikora cyangwa bizizana. Mu gihe udakoze cyane ngo ya mpano uyityaze ndetse n'isi yibone, hari amahirwe menshi azaguca mu myanya y'intoki, ayo wagakoresheje usatira intsinzi mu ntego zagutse. Mu yandi magambo, igihe ufitemo impano ukayiryamisha ntuyikoreshe kandi ushishikaye, irahwekera ikayongobera mbese ikaba nka buji itamurika. Nk'uko buji itaka idashobora kukumurikira ngo ubone inzira mu mwijima, ni nako Imana igusinziriyemo idashobora kukugeza ku ntsinzi. Ni ya buji inakozwe mu bishashara bihumura neza, ikaba iteretse aho ku kabati, ariko akenshi ntihagire uyireba n'irihumye, kuko nta rumuri itanga nta kimaze. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo CHRM bwagaragaje ko umugabane ungana na 61% w'abakoresha baha agaciro ubumenyi bugaragarira mu bikorwa bifatika kurenza impano mu bakozi babo. Ibi bivuze ko ubu ku isoko ry'umurimo umukozi ukora cyane ari ufite agaciro kurenza umukozi wemeza ko afite impano runaka. Tutagiye kure, reka tugaruke ku rugero rw'igitekerezo kiri mu byahembwe na Aesop tudahwemye guhura nacyo mu byiciro byose by'ubuzima. Mu ndimi zitandukanye, Bakame n'akanyamasyo. Bakame yari ifite ubushobozi karemano bwo kwiruka rukanikira akanyamasyo kure cyane. Ariko Bakame yariraye yirengagiza gukora mu gihe cya ngombwa, bwirengagiza irushanwa ririho ndetse n'imyiteguro yajyaga imbere. Akanyamasyo ntikahwemye gutwaza, gakomeza kugenda gasodoka ariko ubutaruhuka. Karakoze cyane, kabyaza umusaruro buri segonda ryose ry'irushanwa. Amaherezo akanyamasyo katsinze isiganwa. Akanyamasyo ntikigeze gakura umutima ku ntego y'irushanwa.
ntikigeze gakura amaso ku ntsinzi. Urukwavu rwariraye ruhugira mu kwikinangura, ntirwaba rugitekereza ku ntego. Mu kugumisha intekerezo zako ku irushanwa no gutumbira intego, akanyamasyo katsinze Bakame, nubwo Bakame ifite ubushobozi karemano bwo kwiruka no kwirasa nk'umwami. Iyi shusho se ntiyumvikanisha gukora cyane biruta kwiringira impano karemano? Ni ingero nyinshi z'ibyamamare by'abanyempano bakora ubudahwema batyaza ubumenyi cyangwa ubushobozi bwabo ngo bagume mu myanya y'imbere mu ruhando rw'ihatana riranga ubuzima mu isi. Abakinnyi ba filime barangwa no guhora bitoza, bamenyereza kugira ngo bazabashe gukina neza umwanya bahawe gukina muri filime. Abahanzi, abacuranzi, ababyinnyi, intore ntibahwema kwitoza ngo hati impano zabo zitavaho ziga umugesi, bagasabira imbere y'ababareba bagatsindwa. Isi ikabibagirwa aho bambariye inkindi bakambarira ibicocero. Abasiganwa ntibahwema gukora imyitozo, ariko bagenda bateze ku ntego kugira ngo ejo batavaho birara, maze ubushobozi bw'umubiri bugakendera, bagakubitana n'abinyakura bakabarusha bakabanikira. Abaganga, abanyamategeko n'abandi banyamyuga ntibahwema gutyaza ubumenyi mu kwihugura mu byo bakora, ngo ejo badasigara inyuma mu mwuga abandi bakabanikira. Gukora cyane ni imigirire yiganwa kugira ngo ugere ku ntsinzi kandi uyishikamemo, hatitaye ku rugero rw'impano karemano wifitemo. Gukora cyane biruta kwiringira impano karemano iyo ari yo yose waba wifitemo. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.